tubaye ikaze mfite agashiho ko muri mfite umushiha ngewe ngomba kubwira abantu biri kujya mbere mfite umushiha nise ivanze nise ndakomeza mbamenyesha ukomeze buri kanya ndabizi munyitaho yagiye kubona agiye kuri kamera Gino wayibonye nasusuka umutwe w'abakobwa ukunda naravugaga wezi ngo naradushyitse wasigaye nambara neza wisukutse ufite ku munwa ngo besi waretse twongera tugahura makabu sego ni Toyota moteri ni Karina ubu hano hatse wasanga hajemo Range Rover reka nkugire inama igisubizo cya zino modoka ziva muri Korea ni muri Ferese Auto Spare Part hani Gikondo sinakure bagira ibikoresho byose by'imodoka ntabwo wambwira ukuntu tuvuye hano Inyamirambo kujya hano Gikondo iminota 40 uko byarutwa umuntu akaza n'amaguru gana muri Ferese Auto Spare Part ushaka no kugurisha ingi bakaguha indi babigukorera ushaka guhinduza buri kintu cyose kiriho even na kano gashushanyijeho hano bakaguhindura bakaguha oya wikigora ahubwo ngiye kwitangira none wowe ushaka ukuntu yitujyanye gira vuba bitabaye byo uragumirwa tubaye ikaze mfite agashiho ko muri mfite umushiha ngewe ngomba kubwira abantu biri kujya mbere mfite umushiha nise ivanze nise ndakomeza mbamenyesha ukomeze buri kanya ndabizi munyitaho dutangire n'inkuru ya mbere noneho uyu munsi turambiranye kambanza niya mu muntu witwa Isakari uzongera kugarura aba content creator hano nawe ndi content creator ukoriye content of course njye ndi content creator ukoriye content uyikorera ndikora ku giti cyanjye kabahungu oya njye ntago share harwo nyibatukara umva uyu munsi yaje ubwashize najyaga kuvuga ngo share shanga buri ukuntu mbivuga oya rata nawe yamwitaga wese uri yagiye kuri nuzanga ukahita uvuga ntago nigeze mbivuga wazaretse tugakunda naho nk'icyumweru kimwe nakwica bigambiza ukuri tujya kuri regime twava mu rukundo ngena sindi ndabyibushye shawara ahubwo murarengera pe sinkubeshye rahira ukuri kw'Imana uzi ko hari abantu babimbwiye ngo ndi kubyimba noneho mwene hano aha ajya ngo bakwa nyogokuru wawe oya we nukuri shawagireka kubeshya kuri uri murabyibuhana nabi cyane ahubwo none wari n'ukuntu umuntu abyibuha akabona nibizima ni bibi cyane uri murabyimba nakoze kuri dukurikirana naho utaha tuzagaruka yazanye uri kuhitaha so guys uyu munsi topic ya mbere tubirahereho ariko arankomerekeje ngo ndi kubyimba ngo nkudatekereza turahera topic ya mbere uyu muhungu niwe wayizanye bafana banjye ntago ibintu biriho aba content creator murimo murikomwa kubera imyitwarire yanyu itari myiza hako abumwe gatuki bundi se nibande abumwe gatuki nta muntu uba muri industry utari umu content creator content yawe creatinze ngira content yanjye na creatinze ariko hari abakorera ku mbuga cyane hari abakorera online none se we byari bikwiye ko umuntu ukurikirwa n'abantu barenze 100 atera comment imeze kuri iyihe urayizi yivuga ngambwira kuri inde ngo kandi yuzi ko kwa Kazungu Kazungu avuga kuri ya ariko biterwa n'ukuntu umuntu areba by the way niba yarabonye nta nyasha afite none se mu bintu byose iriya indirimbo ni projet yatwaye miliyoni zitari munsi ya miliyoni 9-10 gutyo mu bintu byose yararebye abona ikintu ari bugarukaho n'inyasha oya nyine we bundi biterwa nk'ubu ngewe nkubonye mbona umusatsi ukaraze gusa so niba yabonye bwiza abona ko nta nyasha afite kandi ikintu kiranga umufana mwiza nubona ikibazo akakivuga ukuntu wafata urundi rugero se ubonye yakamwana wawe se ubona iki njye mbona ubwiza bwe gusa so rero na Kazungu ka boss niba yarabonye wenda ikintu habayeho akantu yabayeho katari keza yakoze ikosa ryitwa gushyomoka kujya kubivuga kuri iyi baratwica oya ariko nivyo mani nyine Kazungu ka boss ndanamufana nawe arabizi ni n'umuntu wanjye gusa nyine kujya kubivugira hariya ibyo bitari se wanjye nta mboga njye none se ubona ari ihe myitwarire ikwiye kuranga umu content creator content creator agomba gucungana na content ndewe ibindi byose kuko iyo uzi ikintu cya mbere ugomba kumenya ko content yanjye ni iyihe iyo maje gusobanukirwa content yawe iyo ariyo umenya ibyo ugomba gukorera kuri iyi mihanda ariko se ufite content wenda yo kugira utese yo kwamba wenda nakoreka tunabasubiye muri topic y'ubwashize anyway ngewe nyine nushaka kwisubiremo ariko kusobanurira ikintu kuko twagize amahirwe yo kukugira mu content creator utazi ko ndumva mbonye ahantu ukeneye kuva twatangira gukorana
sha boss ndasezeye njye ndasezera cyangwa umuhindure n'ubwa mbere mbonye hano gukeneye niyihe myitwarire ikwiye kuranga umu content creator. ikintu cya mbere nari mvuze ni ukumenya content ye ukanayisobanukirwa ngo bikora bite sibyo. ikindi cya kabiri tuzi ko turi mu Rwanda kandi rufite indangagaciro na kirazira, ukamenya ngo content nkora na kirazira z'igihugu biragenda, z'umuco nyarwanda biragendana. nkanjye ubona ukuntu byose mbyubahiriza nkanjye. shaka urundi rugero. murakoze. So ikindi cya gatatu nawe ndahita nkujya kubwira ukuntu uvuga ngo njyewe nta kintu mvuga ntasubiramo. none se nk'iyo uvuze ngo abahungu bafite imyaka itangizwa na 2 n'abana njye according ko ngendeye ku byo mbona na experience nababonye abahungu bitatu umuhungu ufite imyaka itangizwa na 2 yakora. njye mbona abahungu bafite imyaka itangizwa na 2 bose baba bakitekereza, baba bakiri kwiga kandi na society irabizi no kugira ngo uzabone ugereranyije aba cyane ufite imyaka 30. oya ntabwo navuze umukene, ntabwo navuze umukene, none se naravuze ngo mujya kurya ice cream kandi ni yarengeje imyaka 30 arekeraho kwitekerezaho. oya baba bagikeneye kwikunda kwiyitaho nabo ubwabo, so ntabwo wamuha inshingano z'undi muntu, biba bigoye n'abantu benshi nyine abasore benshi bashakira muri 30 kuzamu. so papa sava agiye kuzuza ikinyabutano ahari kuba ari wowe mukorana sava nuwahe. yego nyine aba content creator basava nawe nzi. reka tube wise, iyi mihanda tuzashira inyuma y'amafirabeto nitutaba wise. hanyuma biriya bintu tubishime cyangwa tubinenge. oya turabinenze Kazungu ka boss ni umuntu mukuru n'ababyumva. yakabaye ari umuntu ahubwo ufasha nyine, yakabaye ari gusapotinga iriya ndirimbo ngo yiyebwe. turagufana kabo gusa nawe warakosheje. none ntago yabyemeye, yakomeje ahubwo kujya kurenganya ibitangazamakuru ngo bikura inkuru muri comment. Nganyumvira anyway wenda ntabwo nakurengagiriza uko wabibonye ko nta nyasha afite, it's alright, ako yanagusubije neza aho abandi babikuye naho azajya kura ku bwiza ateye neza. inkuru ya kabiri tujye ku nkuru ya kabiri. nanamufana nk'umunyarwandakazi wa mbere uzi kwambara, ufite discipline unakora. bwiza bayo mtu wacu kabisa. bwiza akarikwiza na kana keza gafite n'ijwi ryiza n'ya ndirimbo nayikunze. ese ufite best of akibyo bintu byanatere bamuzana n'ibyaye. nahise ubugira ngo yisiga ivu nkawe. gesha ndi keza mwana njyewe nta kintu nisize. uri keza ariko imyaka yawe ntabwo ikwemerera wowe no kujya mu kabari. iwe urusinto kumwumaze ukajya twagiye inkuru ya kabiri dore kubera icyo warumbarije besto kugira aba besto nyine ko wandirimba njye besto wawe urasinto abandirimbe kare akaririmba aniyo nibuka ko nanze ariko mumaje ko imicuro nkasa gusa nayibagiwe. twagiye kwindi nkuru ya kabiri. ivuge nawe ivuge iyo tuyireke cyane iriya yanuza ya crash element. oya ya crash element se wayireka. ese byagenze bite? element ngo umwana yavuye i Nyamasheke. ni Nyamasheke wa wundi usabative ngira ngo ni babiri ariko hari uwavuye Nyamasheke ngira ngo byanditseho ahantu Icyangugu aje kureba element muri Kigali. ariko element nawe waba si Icyangugu ntago mbazi. iseriye ni Rusizi Cyangugu Karongi. Karongi okay. hanyuma aje kumureba nyine yari yaramukunze yaramugiriye crash. nyine ni the same case ni ya Joyeuse. Joyeuse ari kuturarurira abana by the way, nabonye ari kurarura abana pe. Umunyamakuru wamukoresheje yamubwiye ngo amuhete icyo asubire, aramubwira ngo uramatike ariko unamfashe urebe n'ukuntu nabona element ko ndamukeneye byata. bamukoresha Joyeuse ari kuturarura abana nyine yitabye Imana. nabonaga muri video wenda tuzayishyiraho nibikunda atetse kunywe nyine ubona zitahije zimyayo sinzi. ariko hari ikintu nibaza ubwo baba barajyanye iyo kamera bakamufotora ari gukora mu nkwi agira ute byose
avuga ko ngo bamuheta icengo ariko ngo banamufasha kubona element aranavuga ngo nindamuka mvuye ngo bizabazwe element niwe ngo hanze kunyuma yanze kwita ku wundi mwana ikibazo nibaza tubishyigikire ko element agomba kumanuka akaza kuganira n'uriya mwana ntabwo wapi namwihorera nicyo kibazo abakobwa tugira twabaye nk'ibimaramani oya nta mutima urimo ubundi y'icyo urakireka cyakiyobora si cyo ngicyo nakishaho ni ukuri wowe nguwo uramureka ngo napfa shaka mu bintu ribu yakurikirana icyo ntikirimo ngo kuko yapfuye ngo bibaze element afite uburenganzira bwo guhura nabo kandi element ni umusore mwiza ntabwo ukunda Rumi Rumi nawe mubwira ko Instagram Rumi nawe kuri Instagram nawe menshonize n'ubwana nawe ya Rumi urabizi kuri crush wajye cyangwa umugabanye w'umunwa Rumi ahita ambwira ngo bashanga murandindiye da crush ibyumba byiwe ngo ndabizi ngo bumfera iki n'iki cyanga kubyemera Rumi do nawe uzakunda Rumi wende gupfa ngende umva busazi ndaki uzakure telefone nzima ariko mana shani kurimo abana yashyize ngo batabona kamera yayo abashowe abaye nawe reba ibintu byamukoze yahise shuka undi mwana muri studio Joa yezemo bebe ngiye nkunda Juru yaturemeye mu content creator kugira ngo Joa yeza gukoresha rero kandi byo ndi uramwishyura Joeze uzamwandike kuri TikTok uzakwirukana tuza ndasezera ahubwo ngenda sezera mbere yaho Joyeze reka nibyo rero nakubwiraga umuntu wese ubonye yitajya muri studio ariko ngo kuri TikTok ngo yandika ibintu bifatanye nyine se nagiye kubona agiye kuri kamera Juno wayibonye nasuka umutwe w'abakobwa ukunda naravugaga yezi ngo naradushyitse wasigaye nambara neza ngo nisuka ufite ku munwa ngo besi waretse twongera tugahura makabu irarabirukana twagiye indi inkuru ariko ni wowe wayoboye ikiganiro ufite wanjye wandeka Regisi na Miki ashabira hano hano ndi kubaza ikibazo mbaza nayo abantu babiri bafite hit bemerewe gukundana cyane nge nasi dukundana se Regisi na Miki abantu babiri bafite hit urukundo rujya rushaka use ko nge na yakamwana dukunda yakamwana so ubona atari zaho ngaho sheri nakoraga ari sheri yakamwana sabukora siporo sidukundana anyway bakundana amana urukundo rujyaho rushaka oya none se kubera iki buriya hariya hajemo ikibazo ese ubundi ibyo by'inkundo mujyamo nibishaka ibitima byanyu bizaro ngo Mike ngo yabonye miliyoni n'ibihumbi 200 ngo arasara ngo atangira kubweka ko ngo atanamukeneye none ibyo bimutwaye iki niba hari igihe umuntu yikundira amafaranga ahitamo amafaranga kurusha urukundo nanjye mbonye amafaranga cyo gikara cyawe nahita nyibagirwa mu minota oya katuvuge kano kanya se turi kwasoringa kuri iyi YouTube channel bibaye ngombwa ko ubona ibihumbi miliyoni n'ibihumbi 200 wanyiryaho imasenyi sankwereke ibiceri senyisa ngwereko ko nkwiryaho yakamoto ndi bite ntegeje we yame nona nago bizaba amafaranga yewe nago cyayubonye amafaranga nibayirwa nibyo ngiye kuvuga so nyine nago niba ari ibyo niba ugaricyo ako nagaricyo bapfuye ko nabonye nagiye nkurikirana inkuru yakurikiranye ngaho none bitubwire nje nago yigeze mbikurikirana ibintu by'inkuru ikibazo cyabare icy'abantu nago umenye niba ari serie niba ari prank bye birajaka bakumva ibintu babishyize hanze kongera kumva nyine babicanga basubiranye reba nka Shakira na Benda nabo bari kuvanga mu bintu by'abantu bakundana yirukanye Benda ose urakoze afata umwanzuro byari ibintu mba n'ubu anafata umwanzuro uhanye kurusha uwawe arakaranga se mungu turebe gusa batikana kandi nka se muhungu okay kandi ukuntu yirukanye Benda umwanzuro wa kigabo reka imagine ndi Benda ndaje ugiye kunyirukana nibi najya yikora Benda mani reka mbeseriye mwigana imana sibyo nyirukane ngende Benda naye nzajya ngusubiza boke bari barangije ndaguhostinga oya yari yakererewe mu kazi
yari yakererewe mu kazi. Benda Si de coiffe. ubwo Benda bavuga gutyo okay Benda nubwo Benda mvuge nka Benda wowe ngiye kubwira nka Semuhungu uzasubiza nka Benda kandi uri se umuntu wakerewe uri afite isoni Benda. Rero izi saha uziye ni sangahe? Jesus ntabwo kugira isoni ntabwo byankundira. Wabonye ikariso nambara zavuze kuri live yego reka mbaseri ngiye ikariso nambara iruta umushahara uhembwa. Wihangane kubikubwira ese murakoze wihangane kubikubwira Shamureka tuve kuri Semuhungu besto waba bari ukirukana Benda nka Semuhungu none ndabaseri ngenda kureba gusa Mano ese tukava kuri Semuhungu nge ntabwo mbyumva biriya bintu. Benda ihangane kubikubwira rero urabizisaga maze ibinsi urimo we n'umugore wawe so rero no sinzi ukuntu abikubwira gusa sibyo ganazamura ndi ntuza ihangane kubikubwira gusa ntabwo turi bukomezanye ntabwo turi hariya mu musani bakwana yitwa nariyo na Kaspi nibo bari kumwe. Kaspi gabanya imiziki ego mani dusoreje kuri Regis na Mike uyu munsi turashaka kuza dukora ibiganiro by'iminota imbabariro yimbweho mu minota nyine izi mpamvu ntinya kubikora biriya bintu sinjye nivanga mu byano bakundana urukundo ni ubusazi uyu munsi bashwangiye rero iki kiganiro sikize impamvu nagikoze yavuze niba Regis yarayavuze Regis yingari n'ibintu Regis yavuze niba Mike yarabikoze ariko nazibana zidakomanya amahembe biriya bintu mumenye ko muri abasazi tumenyane. Recordinga bwa mbere nahereye saa 8 nkutegereje uri muri salo tukarecordinga saa 2 z'ijoro ndamaze sha umubano w'abantu babiri burimo utuntu nyine impamvu ngiye ibyo bintu sinabivuga impamvu biriya bintu ntajya mbijyamo abajya gukundana ntibatweretse ngo byagenze gute iyo barya gutuntu ntibatubwiraga ngo habaye iki so barashwanye bari kuzavuga muri wese amafaranga yahaye ibyo nta kintu bitureba ma cyo gituma bajye babyimenyera ubeje nitwe kubona ngo basubiranye tube twarataye iminota 3 yacu turi kubavuga kuko ngerure rukundo naje kubona ko ruri seriye kurusha ibya Benda na Shakira bageze banashwanye bakavuga ngo umwe n'umutinganye n'iki ntarinde urivugira ubusa ku musozi ubwo nabari hani dusoze bose uzanyongeza urumva ko mba navunitse so wifuza ibikoresho by'imodoka ziva muri Korea cyangwa kuzigura Felicia Auto Parts Spare bavuga ngo ukima noneho ndapfuye Felicia Auto Spare Auto umukire none arangije ugashire na kopiraka ngo ko bayita ngo iki mu gifaransa ngo krokodile ngo ko bayita ngo iki mu gifaransa ase bayita ngo iki biri seri ahene mani nibyo seri ariko njye nizi gifaransa yamamariza yego ukeneye ibikoresho bya modoka ziva Dubai ubwo nama spare parts wagana Felicia Auto Spare Parts bakorera igikondo ufite imodoka ushaka kugura imodoka ya made in Korea cyangwa ufite ushaka kugurisha ushaka no kuyikoresha kuko bafite ni garage rikora neza cyane niho nanjye njya nkoresha se dutega YouTube niho zikorerwa ziriya YouTube ubona. Mwakoze kubana natwe muri kiganiro Inenda TV show kuri Inenda TV show right sibyo ibintu nakagaruka twatwongera tugaruke turaza kuza kwita tubashyirira uyu munsi ni surprise tufite surprise yes ni surprise mbabaye surprise wako wagireka kutumva mu mwana ikintu ndi buvuge uyu munsi ni surprise turi bubereke abantu baba bakurambiwe shaka ukuntu banankunda uzuko ari ngiye bakunda uzare muri comment ningiye bari kuvuga gusa tubishatere tuza kureba uwo komite ziriwe zivugaho cyane hagati yanjye na nakosa mukundana sinuru cabana dore ko ari hano singewe umwarahagije uwo nawe dushaka uriya se kwazamo n'ibintu byirari mwakoze so mwakoze kubana natwe iyo utari wakanda subscribe remember kuyikanda like share na comment kugira ngo tujye tubana Chanda nashonje ubanze wemere tuvana nyemere kujye kugura ya biscuit ndabyemeye mani sinumva sha isakazamura akaboko k'iburyo nakongera mwakoze ciao ciao